mu kigeragezo, birashobora kumaza igihe uri mu ntambara, birashobora kumaza igihe uri mu bushomeri, ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Wowe nkurikiye mama nkuzana ijambo rivuga ngo Imana igutabara. Wa mukobwa we Imana igutabara, wa musore we Imana igutabara, wa mubyeyi we Imana igutabara. Umuntu Yesu yatabaye amateka arahinduka. Umuntu Yesu yatabaye hasiga hari ibimenyetso byivugira byigeze nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu agutabare mu ntambara uhagazemo, Imana ikurwanirire. Topa ya sinima efo uhereye umunsi bikugenza Imana ibimwaze, ibiguhagurukiye mu kazi Imana ibimwaze, wa mupapa we wa mubyeyi ibiguhagurukije mu kazi Imana ibimwaze, ibirwanyije umugisha Imana ibimwaze, ibirwanyije iterambere rya Imana ibimwaze, ibirwanyije abana ba Imana ibimwaze, ibirwanyije diporome ya Imana ibimwaze. Topa ya sinima efo umusozi uburwayi Yesu umwaze. Bibiravyo kuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara. Wa mama nkurikiye Imana igutabare, wa mukobwa Imana igutabare, wa musore Imana igutabare. Watabazi muri Yesu aracyakora, Yesu aracyafite imbabazi. Topa ya sinima efo Yesu aracyafite ubushobozi bwo kuburanya ikibazo cyawe, Yesu aracyafite ubushobozi bwo kurangiza intambara uri kumwe nazo. Yesu aracyafite imbabazi, aracyafite ubuntu, aracyafite ubugwaneza, aracyafite ubushobozi bwo kwicarira ibyakwicariye. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze kuko umwami Imana azantabara, nicyo azanira ijambo ngo komera mu ntambara uhagazemo, komera mu bigeragezo urimo, komera ubushomeri bukomereye nabi, komera urugo rukunaniye amarira ari menshi, komera. Najya nkubwire ngo bizarenga inkombe ariko ntibizarenga ijambo Imana yavuze. Topa ya sinima efo edro ra ya sire bonesa ijiko ntazakorwa n'isoni. Nkuzana ijambo rivuga ngo nubwo ubona bikomeye ntabwo uzakorwa n'isoni. Nkuzana ijambo rivuga ngo ugutsindishiriza aracyari ku ngoma, ntabwo yashyizweho n'amatora. Birashoboka yuko umaze igihe uri kurira, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo haleluya, kuko umwami nk'urutare Yesu abigize amataba. Ibyari bimeze nk'imisozi Yesu abigize amataba, ibyari bimeze nk'intambara Yesu abigize amataba. Imana ishimwe. Amen, amen. Imana ishimwe. Topa ya sinima sigari ibyo yubatse. Imana ishimwe. Birashoboka kumaze igihe uri kurira, ariko humura amarira yageze ku Mana. Irivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara. Haleluya. Nico gituma nkomera ndetse nkamera nk'urutare. Akira gukomezwa n'Imana. Wakomezwa n'umuntu akakuvaho, mama akira gukomezwa n'Imana, papa akira gukomezwa n'Imana, wa musore akira gukomezwa. Kandi namaze kumenya ko umuntu agira umuntu, ariko hirya y'umuntu hari undi, kandi umuntu agiye Imana igiza n'umusimbura. Amen, amen. Zana ijambo rivuga ngo uhereye umunsi Imana ikuzanira umusimbura mama, uhereye umunsi wa musore Imana ikuzanira umusimbura. Imana iri kumbwira ngo izaniye abantu marayika w'umusimbura. Haleluya. Imana ishimwe. Topa ya sinima efo edro. Kandi marayika w'umusimbura nahagera harasiga hari ibintu aremye, harasiga hari ibintu yubatse, harasiga ibidafite ishusho. Imana ibihaye ishusho. Haleluya. Nisunzu mutsizo ushoboye, nisunzu mutsizo cyiza, yasara ishoboye. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanyari mu gitondo gira igitondo cyiza, nibari nijoro gira ijoro ryiza. Hanyuma wotari ufite amahoro Imana yaguhe, twifurije impagarike mu bugingo bwawe. Hanyuma nkuko twababwiye ko tubicisha irungu, tuzadufata igihe tukaza tukabazanira ijambo ry'Imana, tukababwira icyo Imana bashakaho nicyo igambiriye muri iyi minsi. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo icyambere ni amakuru. Nuko umukecuru umwe nigeze numva avuga ngo icyambere ni amakuru. Hanyuma natwe tuzanye amakuru y'ijuru rero. Turabasuhuje rero. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ukore subscribe, share, like, comment, usangize n'abandi. Hanyuma turagira ngo tubabwire ngo comment zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu mujya mwandika, tuyadufata igihe tukabicishamo amaso tukabisoma. Bishoboka ngo comment zanyu ni ingenzi.
turagusuje rero uruha agaciro kuko wemeye kubana natwe ugakora subscribe. Imana ikuduhere umugisha. Imbere ya kamera zacu rero turahabona umubyeyi uriho amavuta y'Imana kandi ntago ari byo yigira ahubwo ni Imana yamuhamagaye. Hanyuma mubyeyi turagusuje. Nanjye ndabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Yego umeze gute? Ndaho ndashima Imana. Turabona Uwiteka gusiza amavuta ntago umeze nka Salomo wavuze ngo ntimone nirabura nakazuba ko mu butayu kambabuye. Yego kubyasa kose ndabona Uwiteka kugenda gukura mu butayu ntago wezuba kigeze kacanaho nageze kagucanaho kigeze kambabura na cyane ndetse karakubabuye karambabuye. buriya umuntu umwe yaravuze ngo iyo kakubabuye nuba n'inshuti yawe hinduka umwanzi wawe cyane. ngiye kakubabuye hari igihe umara n'iminsi n'ibiri utararya n'umwana ahubwo wabyaye hari n'igihe kwanga baba we kakubabuye. ariko dushima Imana ko yo kugenda ukavaho Imana igenda ikakwanuraho. No kubera Yesu uko byaza kose ndabona uko umeze n'itoto uri gutemba ndabona rwose umeze nk'umuntu uri kugenda uva ku kazuba. Hoya uko biri biruta mbere. Dusubije amaso inyuma. Dusubije amaso inyuma. Muri byavuze ngo twibutse iminsi ya kera. Dusubije amaso inyuma twararaga muri rigori twaraburaraga twambaraga imyenda baduhaye ariko tubana mu mawesi y'abantu. Baba we ubaye no muri wese? Nabayemo. Uzaduha ubuhamya. Rero kuri inzara yande nkakuramo inda. Yesu umwami w'abami. Turabufite izuba ryaducanyeho. Ryagucanyeho nawe. Mu butayu. Ubu wakubona gutya umeze gutya cyangwa uri umwana kwa ministeri n'uryo toto turi gutemba niyo nzo ufite gutya. Yatabango ntabibazo waciyemo. Birahari. Kandi nawe byari byaragucanze uretse Yesu uri kubigenda bicangura. Turamushimiye rero. Ariko icyo nkundira Yesu akaranga umuntu we apfundikiye. Yego. Aragufata agukaranga neza agufirituza ariko yapfundikiye ku buryo nta muntu wakunyuzamo ijisho. Imana ishimwe. Hanyuma mu muzeyi turagira ngo nakari gace uko twari tugize gato ya kugira ngo tuvuganeho gato. Hanyuma nagira ngo wibwire abantu badukurikiye bashobora kuba ari ubwambira kubonye bashobora kuba amazi jya kubona bari bagize izina ryawe. Nagira ngo ufate akanya wibwire abantu badukurikiye kuko uri kubwira isi. Abantu benshi ngire ngo baranze kuko si ubwa mbere nicaye ku iyo kamera cyakora wenda yawe ni ubwa mbere nyicayeho. Yego. Ariko abantu benshi baranze ku macana atandukanye no ku yanjye no yabivuze TV. Yego. Ndagarutse rero bakunda kunyita Mama Samuel. Mama Samuel. Yego. Rero tubwira abantu badukurikirana Imana bahereza umugisha. Kandi kubwo gukanda subscribe, comment, share, views nukuri tubabwire ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha turabakunda. Ibadohera umugisha no kuri ko batuzirikana. Ariko nubwo twabagiye abarwayi bari kwa muganga tubabwire ngo bihangane bakomere amaboko y'abaganga yananirwa ariko Imana ntiyananirwa. Ikindi imbaraga zabo zananirwa ariko imbaraga z'Imana ntizananirwa. Mbese dutangarije abantu bose badukurikiranye bafite ibibazo bitandukanye bahumure mu ijuru hari Imana niyigira ikiremo yarangize kagikomeza. Haleluya. Mama Samuel uri umukirisitu urakijijwe usengera he? Sengera ma Methodist. Kweli. Yego. Hanyuma Mama Samuel ubwo niwe tujye kubana muri aya masaha. Yego. Mama Samuel turagushimiye ko wemeye kuza ku muyoboro wawe ariko natwe tugaca ku muyoboro wacu. Imana ikuduhera umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma Mama Samuel nta bintu byinshi nshaka kukubaza. Njyewe ndabizi waza upfunyitse kandi ntago waza gutyo gusa. Oya ntago bishoboka. Nukuri ntago waza gutyo gusa. Mama Samuel nta bintu byinshi ndibukubaze uretse wenda ko niduhongera guhura ubutaha nzakubaza byinshi nzatuzaganira byinshi ariko ndagira ngo mbere yuko tugira icyo twavuga kindi ubanze usenga Imana twiragize Imana. Ndabizi waje wasenze ntago waguruka mu rugutasinda ariko na hano ngaha reka twongere twiragize Imana nabo turi kumwe. Mana yacu Imana nziza. Haleluya. Imana ikiranuka uri Rahimu uri Adonayi uri Arishadai. Ufite uko bigenza ibintu byose bikemera uri data wa twese mwiza uri giti cy'inganza marumbura isambi tarumba uri umunara muremure abaguhungiyeho urwuga mu bw'umugaru tugufite nitwifuza undi murengezi. Ndasenze kugira ngo ushyigikire nicaye mwami kwizi kamera ntabanije Mama Samuel ahubwo imbaraga z'Imana zingote imbaraga z'Imana zintwikire iri jambo tugiye kuvuga mwami uruhere
ziriherekeze imbaraga zawe ziriherekeze buri muntu wese uri buryumve agira impinduka mu mubiri we buri muntu wese uri buryumve agira impinduka ku buzima bwe uwacerutse kuzura umwuka we aravuga ngo uzaze uciye umugozi uzabumboshye umutima turasenze kugira ngo abantu bose badukurikirana ugira imigozi uca mu izina rya Yesu ntabwo nzi abantu imigozi baboshe ariko wowe nk'Uwiteka urayizi niyo mpamvu dusenze kugira ngo uze uciye imigozi wigeze ugera kwa Hana mu izina rya Yesu uca umugozi Hana arasama habyara umwana mwita Samweli umukiza igisuzuguro kiwe cya Penina izina ryawe rihabwa icyubahiro wigeze ugera kwa Lazaro abantu bazi ko birangiye ariko urahaseruka ubirandura igitare niyo mpamvu dusenze kugira ngo topaya sinima efo edrome raya sire bone sasoma turasenze ngira ijambo mwami tugiye kuvuga ntabari nge mama Samweli ahubwo imbaraga zawe ziganze imbaraga zawe zitegeke imbaraga zawe ziganze ku bapapa badukurikiye imbaraga zawe ziganze ku bakobwa badukurikiye imbaraga zawe ziganze ku basore badukurikiye topaya sinima efo edrome namaze kumenya ko ijambo ryaho ryageze ibintu birahinduka ijambo ryaho ryageze amateka yari mabi ahinduka meza ijambo ryaho ryageze risuga hari impinduka risiga ibitari byubatse byubakitse niyo mpamvu dusenze ngira ijambo riherekeze mwa dufashe mpiri umwambi y'umwijima mu izina rya Yesu ukuboko kwawe kwiza gukora iby'ubutwari ukuboko kwawe kwiza gukora imirimo n'ibitangaza imbaraga zawe zimwe zahumuye impumyi zigakura ikirema ku irembo ry'ibwami topaya sinima efo roperevo tute sayini izo nizo twiringiye izo mbaraga iyo tuzizeye tuhaboneramo ubuzima izo mbaraga iyo tuzizeremo tubona urubyaro izo mbaraga iyo tuzizeremo ingo zirubakika niyo mpamvu dusenze kugira ngo iri jambo riherekeze ntabari nge Uwiteka unyemerere tubane kandi icyo wagambiriye umanuka ugikore ku muntu wari we wese urakoze mwami kubikoze tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen amasanga ko kuri mu mwuka buri mwuka sanje numva ndafashijwe nanjye mvuga mu ndimi kandi ntibyo bikunda ko mvuga indimi mu kiganiro ariko harije nanjye umwuka werangeraho da umwuka wera akakora wese cyane mwaryangira nanjye nkumva ndujujwe kandi kuvuga indimi nta cyaha kirimo uretse ko nyine bigenda bifata izindi nti ariko nta cyaha kirimo n'ururimi rw'ijoro hanyuma mu Samweli utuzaniye iki tujya ngo tuguha akanya utambutse ijambo ry'Imana watuzaniye message wazaniye abantu dusoma amagambo y'Imana mu Yesaya cyo bya 57 yego somereye ijambo ry'Imana yego reka tuhashake tuhasome ijambo ry'Imana n'umutsima utera imbaraga amen ijambo ry'Imana ni inkota itera igahinguranya amen ntangariza abantu ngo bakundiye ijambo yego ijambo iyo uryizereyemo ibintu bidafite ishusho Imana ibihishusho ijambo iyo uryizereyemo imiryango ishobora kuguta ariko rya jambo ko waryizereye rikakubera umuryango ntangariza abantu rero ngo abantu bakunda ijambo ry'Imana kurenza ibindi byose ni karibu Imana iguha umugisha reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 50 murongo wa 7 havuze ngo iki haravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gitumye ntamwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni unsendeshereza ari hafi ninde uzamburanya duhagararanye twembi umurezi wanjye ninde nanyegere amen Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 haravuze ngo kuko umwami Imana azantabara. Amen. Ngo nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye nkomera hakamera nk'urutare. Amen. Iri jambo maze igihe nditekerezaho iri jambo ndarikunda. Amen. Bibiri ivuze ngo iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare ngo kandi
nzi yuko utsindishiriza ari hafi. Amen. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ko kuko umwami Imana azantabara ntangariza abantu. Haleluya. Abantu nibiringira Uwiteka. Imana ishimwe. Bareke kwishingikiriza ibidafite umumaro. Amen. Bareke kwishingikiriza ku bakomeye. Haleluya. Bareke kwishingikiriza ku bavandimwe. Amen. Nagiye mbona abantu batubishingikirizaho ariko igihe cyagera bakatuvaho. Nagiye mbona abantu baduharara ariko igihe cyagera bakaduharura uko. Haleluya. Ariko umuntu wizeye Uwiteka hamubera igihome. Umuntu wizeye Uwiteka hamubera ibyiringiro. Umuntu wizeye Uwiteka hamubera igihome kimukingira ku manywa n'ijoro. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, ngo mu maso yanjye nkomera nkakomera nk'urutare. Harangije aravuga ngo nzi kutsindishiriza ari hafi. Imana ishimwe. Kumaze igihe uri mu kigeragezo, birashobora kumaze igihe uri mu ntambara, birashobora kumaze igihe uri mu bushomeri, ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Wowe nkurikiye mama nkuzana ijambo rivuga ngo Imana igutabara. Wa mukobwa we Imana igutabara. Wa musore we Imana igutabara. Wa mubyeyi we Imana igutabara. Haleluya. Kuko birivuze ngo iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara. Umuntu Yesu yatabaye amateka arahinduka. Umuntu Yesu yatabaye hasiga hari ibimenyetso byivugira. Byigeze isimbuka igera kwa Morodekayi hamaze igihe ku irembo kinini kibwa. Imana ishimwe. Hamani yarazi yuko ibye birangiye, ariko Yesu ahageze hasiga hinduye amateka. Yesu ahageze hakura Morodekayi ku irembo ry'ibwa. Hamaze kumukura ku irembo ry'ibwa. Imana ishimwe. Si ibyo gusa, yaramutambagije umurwa. Imana ishimwe. Ikanzu y'icubahiro Morodekayi arayambara. Ariko mwibuke gatoya, Morodekayi yabanje kwicara ku irembo. Izuba riramukubita, inzara iramukubita, amagambo aramukubita, ubukene buramukubita, ariko yari afite nzagutabara y'Imana, yari afite nzakurengera y'Imana, yari afite nzabana nawe. Haleluya. Mama wibitseho iyihe? Papa wibitseho iyihe? Wa mukobwa wibitseho iyihe? Wa munyamasengesho wibitseho iyihe? Wa musore wibitseho iyihe? Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu agutabare mu ntambara uhagazemo. Imana ikurwanirire. Topaya sinima efo. Birashoboka yuko umaze igihe ku musozi uri kurira, birashoboka yuko umaze igihe ufite ibigeragezo, ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo uhereye umunsi ibikugenza Imana ibimwaze, ibiguhagurukiye mu kazi Imana ibimwaze. Wa mupapa we, wa mubyeyi ibiguhagurukije mu kazi Imana ibimwaze, ibirwanyije umugisha Imana ibimwaze, ibirwanyije iterambere rya Imana ibimwaze, ibirwanyije abana ba Imana ibimwaze, ibirwanyije diporome ya Imana ibimwaze, abarozi bakugengeje Imana ikumwaze, uburwayi bukugengeje Imana ikumwaze, kanseri ikugengeje Yesu ayimwaze, diyabete ikugengeje Yesu ayimwaze, hakereda Imana yimwaze. Topaya sinima efo. Umusozi uburwayi Yesu awumwaze. Bibiliya iravuga kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Wa mama nkurikiye Imana igutabare. Wa mukobwa Imana igutabare. Wa musore Imana igutabare. Watabaza inshuti ntihagire icyo zikumarira, ariko ahantu Imana yageze isiga haremye amateka mashya, isiga hashize ibuye ry'ifatizo, isiga hashize ibuye ry'ibirindiro, isiga hari ibimenyetso byivugira. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo haleluya, haleluya, ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Mu maso yanjye nkamera nk'urutare. Birashoboka yuko ibyashatse kukumwaza bihari, ariko humura Yesu aracyakora. Yesu aracyafite imbabazi. Topaya sinima efo. Yesu aracyafite ubushobozi bwo kuburanya ikibazo cyawe. Yesu aracyafite ubushobozi bwo kurangiza intambara uri kumwe nazo. Kwedo stars. Yesu aracyafite
haracyafite imbabazi, Hallelujah. haracyafite ubuntu, haracyafite ubugwaneza, haracyafite ubushobozi bwo kwicarira ibyakwicariye. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, ngo ndetse nkomera. Nkuzaniye ijambo ngo komera, mu ntambara uhagazemo komera, mu bigeragezo urimo komera, ubushomeri bukomereye nabi komera, urugo rukunaniye amarira ari menshi komera. Najya nkubwire ngo bizarenga inkombe, ariko ntibizarenga ijambo Imana yavuze. Topaya sinima efo edro raya sire bone sa. Ijambo ryavuze ngo nzi kutsindishiriza ari hafi, ngo nzi ko ntazakorwa n'isoni. Nkuzana ijambo rivuga ngo nubwo ubona bikomeye ntabwo uzakorwa n'isoni. Nkuzana ijambo rivuga ngo ugutsindishiriza aracyari ku ngoma, ntabwo yashyizweho n'amatora ngo wenda manda yizarangira bongere batora undi mwami. Nibyo. Ntabwo Yesu yashyizweho n'amatora ngo wenda manda yizarangira bongere batora undi mwami. Haleluya. Ni Imana yihagije, ibereye hose icyarimwe. Imana ishimwe. Birashoboka yuko umaze igihe uri kurira, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo haleluya, kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera. Mu maso yanjye nkamera nk'urutare. Nkuzana ijambo ngo komera. Uyu munsi ibyari bimeze nk'urutare Yesu abigize amataba, ibyari bimeze nk'imisozi Yesu abigize amataba, ibyari bimeze nk'intambara Yesu abigize amataba. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Heto paya sinima. Birashoboka yuko nima efo umaze igihe mu kigeragezo, ariko mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira zikiri vierge mama, kandi izi nzira zikiri vierge Yesu nasinyuramo. Harasiga hari ibyo aremye, harasiga hari ibyo yubatse. Imana ishimwe. Birashoboka ko umaze igihe uri kurira, ariko humura amarira yageze ku Mana. Birashoboka yuko umaze igihe uri mu ntambara, ariko izo ntambara zageze ku Mana. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Nicyo gituma nkomera, ndetse nkamera nk'urutare. Akira gukomezwa n'Imana. Wakomezwa n'umuntu akakuvaho. Mama akira gukomezwa n'Imana, papa akira gukomezwa n'Imana, wa musore akira gukomezwa n'Imana, wa munyamasengesho akira gukomezwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bireba kuko umwami Imana azantabara. Nkuzana ijambo ngo Imana ije gutabara. Wowe uri mu kibazo, Imana ije gutabara. Wowe uri mu ntambara, Imana ije gutabara. Wowe wageze mu rupfu, uri mu burwayi bukomeye, Imana ije kugutabara. Wowe imiryango yavuyeho, Imana ije kugutabara. Ndagira ngo utangarize ngo Imana ifite inshuti nyinshi, kandi namaze kumenya ko umuntu agira umuntu, ariko hirya y'umuntu hari undi, kandi umuntu agira Imana igiza n'umusimbura. Amen. Yesu agira umusimbura. Haleluya. Birashoboka ko wagize inshuti zikakuvaho, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo uhereye umunsi Imana ikuzana umusimbura mama. Uhereye umunsi wa musore Imana ikuzana umusimbura. Imana iri kumbwira ngo izaniye abantu marayika w'umusimbura. Haleluya. Imana ishimwe. Topaya sinima efo edro. Kandi marayika w'umusimbura nahagera, harasiga hari ibintu aremye, harasiga hari ibintu yubatse, harasiga ibidafite ishusho. Imana ibihaye ishusho. Haleluya. Bibiliya kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera. Mu maso yanjye hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi kutsindishiriza ari hafi, ngo nzi ko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baba ntabwo uzakozwa n'isoni, nubwo ubona bikomeye ntuzakorwa n'isoni. Subiza amaso inyuma urebe intambara Imana yakurwaniriye, bituma ugira icyizere. Uvuga ngo nzi ko yabanye nanjye cya gihe n'uyu munsi yiteguye kungirira neza. Nzi ko yandengeye cya gihe n'uyu munsi yiteguye kundengera. Amen. Kandi nkubwire ngo ayo marurira Imana irayabona, ariko yiteguye kuyahoza. Imana ishimwe. Ibyo bibazo ufite Yesu yiteguye kubigukuraho. Izo ntambara uhagazemo Imana yiteguye kuzirwana mu izina rya Yesu. Bibiliya kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma nkomera. Mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Akira gukomezwa n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya.
gahunda no gukomezwa n'Uwiteka cyane izina rya Yesu. gahunda no gukomezwa n'Uwiteka. Ntangariza abantu bafite ibibazo bashaka ubushuti ku Mana. Yego. Amen. Amen. Iyo umuntu abaye inshuti n'Imana atari yanavuga, Imana imenya icyo akeneye. Yego. Abantu bashaka ubushuti ku Mana. Yego. Imana izabagirira neza. Amen. Jama baho kumwa Imana zantabara nicyo gituma ntamwara. Cyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Abantu mwakire gukomezwa n'Imana mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ufite intambara, birashoboka ko ufite ibibazo, birashoboka yuko urwaye bukumere na, birashoboka yuko abavandimwe bakuvaho, birashoboka ko areba hirya no hino ukabona nta nzira, ariko n'ukuri Yesu aracyafite inzira yanyura Gutabara. Oya niba humure ntibakimwaye. Yego. Imana bahereza umugisha. Amen. Hanyuma twavugira ngo tubwire abantu bari badukurikiye kuri imiyoboro yose. Wari ufite intambara azibwira ati wa ntambara we sinkemwaye kuko Imana izantabara. Yego. Nubwo ibyakumwazaga byari bihari, byari bishingise, byari bikanuye, Imana yavuze ngo ntago zegera umwana akira ubutabazi. Hanyuma mubyeyi Mama Sam Karame. uri mu mavuta kwera, Imana iguhe umugisha. Awakiriye. Barikiwe sana twanya bakongomari bavuga n'abantu barahirya. Barikiwe sana Uwiteka gusubirize aho kuye. Hanyuma rero nk'umuntu agukeneye, Yego. kuko nta muntu utara commentaire ku ijambo mukuru avuze rivuzwe rivuye bukuru, nta muntu utara commentaire. Ni ijambo Imana yari yagoye nguzanira abantu ko nubwo ibyo biba mwaje byari bihari, ariko ntago bazamwara kuko Imana igiye kubatabara. Hanyuma umuntu agukeneye, kuko wenda kumiyoboro barakufite, ariko nkatwe si umuntu agukeneye yakubonera he? Yego. Nomero zanjye ni 078 6 7 3 Chano yawe yitwa ngiki arya? Chano yanjye yitwa Niyo Yabivuze TV. Niyo Yabivuze TV. Yego. Sawa kwe. Imana ajyaga ibitubwira ko tuzicara kuri kamera tukabona nta nzira, nkanjye ajyaga ibimbwira nkumva n'inzozi. Naturuka aho mvuka iyo nareba igihagararo, nareba kavukire nkumva ari inzozi, ariko wahimbazwe Yesu ujye uvuga gasoza mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Amasaha murakoze cyane, utarakora subscribe akane kukanya kuri bangu yikore, share, like, comment, sangiza nabandi. Hanyuma ukagomeza ukahaba ugasangiza nabandi. Hanyuma Imana ibaduhere umugisha, tugira ngo mu masamu adusengere kubwira ijambo atugejejeho kubw'ubutumwa bw'Imana yaratuzaniye, adusengere namara kudusengera ndaza kubwira ikintu dukora. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yo kubahwa, urakiranuka. Bibiri ngo mu mahanga yose ukubaha agakora nima efo edro, ibyo gukiranuka uramwemera ngo kandi umaze kumwemeza umwemeza n'abantu. Turasenze kugira ngo iri jambo riherekeze. Birashoboka yuko hari ibintu topanima efa abantu, ariko unyemerero z'ibimwazi, ibibamwaza nawe ubimwaze. Ijambo ryavuze ngo topaya sinima, ngo utsindishiriza ari hafi, ngo nziko nazakogwa n'isoni. Unyemerero utsindishiriza ubwoko bwawe, kandi buri muntu wese wumvise iri jambo unyemerero imuhembure. Wari uri ku musozi unyemerero uzumukureho, wari ufite ibibazo ubimutsindishirize, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi unyemerere mukunzi uhembure ubwoko bwawe. Nimaya sire bone drome fo topaya sinima efo raya sire bone drome sa henima efo dobaya si. Uri Imana yo kwizerwa, nta wundi uri hejuru y'amajuru. Wigeze uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo icyubahiro ni cye, nta wundi muzagisangira. Mu isi no mu ijuru turavuze ngo icyubahiro ni icyawe, mu bakomeye n'aboroheje icyubahiro ni icyawe, mu bize n'abatarize icyubahiro ni icyawe, mu boroheje n'abatoroheje icyubahiro ni icyawe. Nuhabwe icyubahiro kandi ugomeze kwamamara. Urakoze Mwami kubikoze ni mu izina rya Data wa twese n'irya n'Umwuka wera. Amen. Hanyuma dushimiye Mama Samuel wari waje kutugeza ijambo ry'Imana, dushimiye namwe mwahabaye. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao 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 ciao.